Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe. Muri kwibaza ndi hehe ko ndi kubasuhuza mutambona. Mumeze mute? Ndimo ndanywa ka sina kavura constipation, koza mu mara, kakora ibintu byinshi cyane. Gusa mwamaze kukamenyana ko muri Sunroot muhamagare 07 9 20 36 510. Nimba ushaka kwivura constipation burundu wahamagare baguhe iyo sina. Mvaye mbabwire, ejo bundi nagiye ahantu bari barimo kwigisha muri rusange, bari bari kwigisha ababyeyi ababyeyi nibo bibanzeho cyane, ariko nanone cyari icyigisho cy'abantu muri rusange. Ndavuga mana yanjye, ningira amahirwe nkabona ukuntu nzakora ikiganiro ibi bintu nzabivugaho. Kanze gatoya nze gato mbibabwire. Nibagiwe gusiga nanze amatangazo y'uko ngiye kuba muzi gatoya, bari kunshaka bakambura. Bari bari kwigisha, hari abamama, abapapa, abakobwa, abana nyine bakiri batoya, bari abantu ba rusange ahantu nari nagiye. Noneho bari kwigisha abantu ngo bajye bareka kwifurizanya inabi. Nk'ubu nyine nkicara nkifuriza wenda nk'umuntu ikintu kibi, umuntu mushobora kuba muvukana, umuntu mushobora kuba mutavukana, ushobora kuba utanamuzi, urugero mubona kuri YouTube, mubona mu muhanda, mubona ari umuturanyi wawe, ariko uzi ngo yitwa runaka, nta bindi bintu bye byadanjuza, ariko ukumva nyine ikintu kibi cyose kibaho uwo muntu niwe wakabaye ahura nacyo. Rero bari bari kwigisha muri rusange ibyo bintu, ati nta cyiza nko kuba umuntu yaba hatifuriza undi ikintu kibi. Niba bikunaniye kwifuriza umuntu ikintu cyiza, winamwifuriza ikintu kibi. Bari bari kuvuga ukuntu umuntu yifata akiha akazi, nyine akumva epfo, uriya si ubundi we kuki atagaramye wenda mu bitaro, uriya si ubundi kuki atari we iriya mpanuka wayikoze, uriya si ubundi kuki atari we wapfuye, ibintu nk'ibyo. Ikibi rero kiri muri ibyo bintu, bari bari kwigisha abantu ati uwifuriza uwo muntu ikintu kibi, n'imyaka yashaka ikagenda ikaba 20 n'ingahe, cya kintu kibi wifurizaga umuntu bikarangira nawe ukije. Byahise binyibutsa umuntu umwe. Wari wicara ahantu cyangwa wari wareba ikiganiro bavuga ibintu, ukavuga uti ni njyewe barimo kubwira, icyo kintu wenda ukizi kuri wowe ubwawe, utaterwa ishema no kuba abandi bantu bakimenya. Twicaye rero aho hantu bari kubivuga, mu mutwe wanjye hahise hazamo umuntu nzi uteye gutyo, wicara akakwereka ko nta kibazo, ukamugisha inama, akakugira nyine inama za zindi wakabaye ugirwa n'umubyeyi wawe. Naho ni inama zo kuba avuga ati kigire vuba kimve imbere, kigire vuba kibigende gutya. Wamara kurenga cyaza kumbwira ibintu nka biriya, urugero ukaza ukavuga ati nabonye amahirwe yo kuba najya kwiga aha wenda ntabwo ari muri Afurika, kuko abantu benshi dukunda kujya mu bindi bihugu bitari byo muri Afurika, niyo mpamvu ntanze urwo rugero. Ngiye kujya kwigayo, ndimo ndabura wenda urugero 500 ku mafaranga y'itike, ariko mfite umuntu uzanyakira, amahirwe nuko mfite uwo muntu, amahirwe nuko bimeze gutya na gutya, amahirwe nuko bazatwishyurira ibi n'ibi, ariko kubindeba ndimo ndaburaho 500. Yawe Imana igufashe, Imana igire gutya na gutya, ibyo akabikubwira bitavuye ku mutima we, akabikubwira bivuye nko ku gihaha, niko navuga, cyangwa ku mwijima, akabikubwira nyine atari cyo akwifuriza. Wamara nko kurenga ati gikorye gusa kiraza kumbwira ko cyabonye ayo mahirwe. Nyine urugero ukivuga gutyo ukavuga uti yaba byapfaga, yaba byagiraga gutya na gutya, wa mwana wawe ufite imyaka nk'icumi cyangwa 12 agakura, ugasanga abonye amahirwe ahantu y'akazi, habuzemo ikintu runaka gitoya, ako kazi arakabuze, kandi wabonaga ko byarangiye
watangiye gushyuha ku bantu. Njye mbasakurize n'iyi sawundi negereje igitambaro. Sorry. Watangiye kubwira abantu ukuntu umwana wawe yabonye akazi, ibiki n'ibiki, ibintu bikaba birapfuye. Uwo si ni ahambere. Wirirwa uvuga ukuntu abana b'abandi batazashaka, batazabona abagabo, batazabona urugo, n'ubwo yarubona atazabyara. Mu rugo nawe ufite umwana, ugasanga wa mwana wawe umutunze mu rugo imyaka n'imyaniko. Urinze aho wowe uva mu buzima cyangwa se uracyaburimo, ariko mwembi muri abadamu babiri mu rugo, mwese murakecuye. Ntukamenye ko ari bya bintu bibi wirirwa uvugira ku bana b'abandi. Hari abantu baba bameze gutyo, nko muri famiye mukagira umuntu kandi ngo ni umunyamuryango wanyu. Nk'abana bo ku rundi ruhande baba bafite wenda umwana, wa mwana uba warananiranye pe, abantu bose baramukuyeho amaboko byaranze. Ngo yewe ngo ni mwene wacu, ngo buramba numva mfite ipfunwe ryo kumva ko banavuga ngo dufite icyo dupfana. Ngo rekana nacyo, ngo icyo cyane ni ikirara, ngo ni ikibobo. Ibyo bigambo bitameshe mwirirwa muvuga ku bana b'abandi, mwumva bari kuvuga gutyo, ariko hari igihe mba numva ibyo bintu biteye agahinda. Ejo n'ejo ubundi ukabibona ku mwana wawe. Nimba ahantu Imana ibera nziza, buri Imana ihana umuntu akiri ku isi akabibona. Ni inshuti zanjye, abantu mu nkunda, nukora ikintu, nugirira umuntu nabi, niwifuriza umuntu inabi, ntabwo uzava kuri iyi si utayibonye. Ntibibaho, kuko ugomba kuyibona na wa wundi wabikoreye nawe akabibona ko uri mu ngaruka z'ibyo wakoze. Hari abantu mubona kuri iyi si barwaraguritse, muzi bafite indwara nk'igihumbi zibahuriyeho mu maraso yabo zidakira, ariko badapfa. Babayeho nabi pe, ukabona ko atariho nawe yariyanze. Muzi icyo abategereje? Kwishyura bya bintu byose yakoze. Ntabwo nzi ukuntu umunsi w'imperuka uzaba usa n'ukuntu bizaba bimeze, ariko byo bizaba byihariye. Ariko dore n'aha niyo muri ku isi turasogongera. Ufashe umwana bagusigiye w'imfubyi ngo umurere, uriye utuntu twiwe twose, uturiye umva utitangiriye itama, urariye, uragurishije, aracyari muto nta kintu azamenya. Umwana arakuze, wenda mu muryango havuyemo umuntu umwe muzima amubwiye buri kimwe. Umwana akuze hasi no hejuru, agiye mu buyobozi, barebye ko ibintu ari ukuri, bamusubije ibintu bye. Wowe uri aho ngaho urarwaye, ufite indwara 10 umeze utya, uvuga uti uwama nkipfira. Urapfa urajya he utarishyura ibyo byose wakoze? Nicaye aho hantu nagiye bari gutanga izo nyigisho, ndavuga nzabiganiriza abantu bo kuri YouTube yanjye. Sinzi niba hari umuntu uzi ibyo bintu adusangize. N'ukuri ngiye hari umuntu nzi yirirwa avuga abana b'abandi, yirirwa avuma abana b'abandi, yirirwa yifuriza abana b'abandi bibi, kandi nabe bari mu marembera, niko navuga. Uzi kuba umwana akunanira, waragerageje ku ishuri bikamunanira, waragerageje buri kimwe bikanga. Umwana, mana yanjye, buriya umwana ukunanira kuko ntacyo wamuhaye, ukavuga uti ni ukubera ko hari icyo yabuze. Uzi noneho wa mwana ufite se na nyina iwabo bishoboye, bahaye buri kimwe, ariko akaba ari ahameze atyo, yumagaye, ibisindisha, ibiyobyabwenge, ibitindigarasa byose ari we birimo. Ukajya kumva nk'umubyeyi we, kubera ya magambo mabi wirirwa gushyira ku bana b'abandi, ingaruka zageze ku wawe, barakubaza ese ko umwana ameze kuriya, ukajya kubeshya ko umwana arwaye. Akaba yakubeshya ati afite indwara iyi niyo iri gutuma. Ni ukuri, nimba njyewe numvishije nahavuye mvuze Mana, turi abantu turakosa, ndi umubyeyi nanjye narabyaye. Ushobora kugira umujinya ukabwira umwana w'abandi ikintu, ariko nibinaba nubibwira umwana w'abandi ukabuze ko yakumvisha, umutima wawe uburakari bukaba bwashize. Musaba imbabazi, usabe n'Imana imbabazi, unasaba Imana ko yajya irinda umunwa wawe, byibura arakara uceceke. Ako wirakara
ngo ube wa muntu uvuga amagambo mabi ku bantu b'abandi. Uzi ko hari umwana usanga yarangaye ukayoberwa icyamwangaje. Hari abangarira mu bagabo, hari abakobwa bangarira mu bagabo, ibyo akumva ni abagabo tu. Abagabo mvuga si bano bagabo bafite icyo wakangariramo ngo ugire icyo bakumarira. Oya, turu nibyo. Ngaho ninde wabyaye, ni wa mwana, wa wundi bangaje kubera bya bindi. Rero hari ibintu dukora twebwe tubikora nkatwe, ariko ugasanga bigiye no ku bana wabyaye, bigiye no ku bazabyara, ugasanga bibaye isheni bitari ngombwa, kandi nta kintu kidashoboka umuntu agihumeka. Mu gihe ushobora kuba uzi ko urakara ukavuga amagambo menshi, mu gihe urakara ukaba uzi ko iyo uvuze uvuga nabi, izina ry'Imana, ngewe kansubira inyuma gatoya, narabyaye Kami, najyaga mvuga Mana, ndagusabye uzame gukora ubukwe mfite imyaka 25. Nujuje imyaka 25 mu kwa kabiri, mu kwa karindwi k'uwo mwaka nayujujemo nkoramo ubukwe. Icyo kintu nagisabaga atari ukuvuga ngo nuko ngo byibura ngo hari intekerezo zabyo, cyangwa ngo hari imyiteguro yabyo nari natangiye, ngo cyangwa hari ibiki. Oya, ni ikintu nasabaga Imana mu mutima wanjye. Hari n'umushuti wanjye twari duturanye witwaga Nema, yitwa Nema, ngo witwaga Nema agira aho yagiye, witwa Nema, niwe najyaga nkunda kubiganiriza, nkamubwira nifuza kuzakora ubukwe mfite imyaka 25. Ko njye mu buzima bwanjye najyaga numva ko umukobwa w'imyaka 25 aba ari umukobwa mukuru ubuze ikintu ashaka, usibye ko naje gusanga ari ukwibeshya. Ari n'uwo usanga afite nka 30 n'ingahe, ariko akibwirabwira mu bintu bidafite epfo na ruguru, arutwa n'umwana w'imyaka 10 n'ingahe. Naje gusanga imyaka n'imibare nta hantu ihurira n'ubwenge bw'umuntu. Gusa nicyo kintu numvaga nifuza, ni rwo rugero nari mbahaye. Nabisabaga Imana biraba, ndanabishimira Imana ko byagenze neza byose, alhamdulillah, kugeza uyu munsi. Rero nimba uzi ko uri umuntu urakara ukavuga ibyo ubonye, ukavugira ku bantu b'abandi, nimba uzi ko uri wa muntu ubona ibintu ukavuga inabi, cyangwa nimba uzi ko uri wa muntu uhorana ikintu cy'umunabi muri we ku bandi bantu, ni ukuri uzasaba Imana ikigukuremo, kuko birashoboka. Birashoboka cyane. Hari nk'abantu baba bazi ko bafite ingeso, urugero gusa ndavuga iyi ntihira, nk'abantu baba bafite nk'ingeso wenda kanumve ndi gushaka kuvuga ingeso idakaza cyane, kuko nanjye gutanga urugero ku nzoga, ariko nsanga ntabwo byavamo kuko hari n'abanywa imiti bikanga. Ariko hari igihe uba uzi ikintu ufite kuri wowe, uvuga uti Mana, ngira akantu ko kurakara vuba, ko kwivumbura, Mana ndagusabye umfashe aka kantu kazamvemo, kuko nta kintu kamariye pe, usibye kuba gatuma nyine ngaragara nk'umuntu utari muzima mu mutwe. Urumva, hari ukuntu iyo umuntu afite akageso ko kwivumbura ibiki, bigera ngaho agatangira kugaragara nk'umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. Ariko hari ubwo ubona nawe biguteye ikibazo, ugasaba Imana igakorohereza ibyo bintu bikanashira pe, ugakomera hahandi haza n'ibirenze, ukabicaho gutyo ugakomeza. Rero mu buzima, ikintu cyatumye nkora iki kiganiro, nimba hari umuntu nkunda ureba ibiganiro byanjye akaba ari kumva kugeza kuri uyu munota, ni ukuri mbabarira, duhindukane turi benshi. Simvuze ngo ngiye ngomeze gutya na gutya kuri ibi bintu, oya, ndi kuvugira muri rusange. Hari ikintu ujya ahantu ukumva ni cyiza, ukumva ni byiza ko wagisangiza abantu, ni muri urwo rwego. Ariko ndabasabye, ikintu cyose tureke n'iyo ngeso yo kuvugira ku bantu b'abandi ubifuriza ibibi. Ikintu cyose uzi ufite muri wowe kitari cyiza, cyangwa ikintu uzi ushaka kugeraho cyakunaniye, cyangwa jya usaba Imana. Kandi nubishobora ujye usaba Imana uri no kwandika. Buriya kwandika ni kimwe mu bintu bifasha, birafasha cyane cyane, bifite ikintu kinini cyane bimarira umuntu. Ngewe mu buzima bwanjye
mberetse nka ajenda zose nunze. Nk'iyi ngiyi ni iya 2025 n'umugabo wanjye yarayamaye, wakoze chere na big. Nk'ubu mfite ibintu nifuza nzi nashobora kuba ntaganiriza umuntu. Abantu dukunda kuganira ibintu byinshi, ukaganira ibintu byawe bitarajya mu buryo. Hari igihe uba ufite umuntu wirirwa gupinga muziranye cyangwa mugendana, waba ukivuga ikintu ngwego mana ngo sha ngo ibyo ngo nubikora ngo bizameze, nyine akagupinga. Kandi umuntu ugupinga kenshi buriya aguca intege no mu buryo bw'imitekerereze. Hari igihe avuga kuriya nawe ukahita uvuga ati se ubundi koko nzabigeraho, ukahita wumva ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ariko hari ibyo bintu nari mvuze rero umuntu agira aba yumva akwiriye kwiganiriza ubwe. Kwiganiriza wowe ubwawe ni byiza kandi birashoboka kandi biranakorwa cyane mu buryo bwinshi. Saba Imana, Mana kije imigisha muri ibi, nurangiza ufate. Niyame n'abantu mukunda kugenda mwasanga ahantu wenda hari ikayi isanzwe bukayi ukabura ifasha si yawe, ukabura atangiye ngwego mana ngo hano se ngo ko wanditse ngo ego, ukabura atangiye kubivuga ukongera ngwego nyirimo ngo ibi ngiye ngo sinabivamo ngo noneho ngibaze ngo ko wanditse ngo ni isaha. Nshuti yanjye, mwagiye mumenya ko nyine hari ibintu kabone n'ubwo umuntu mwamuri inshuti ka gihumbi ntabwo bibaho. Hari utuntu tw'umuntu ku giti cye, niba usanze akantu ke kari hariya kareke, kereka nakubwiye ati mfatira icyo gitabo cyanjye urebe mahanaha umbwire ibintu nanditse, wenda ashaka kuba atabyibuka neza, aguhaye uburenganzira aho ntarebe. Ariko wikipanga akazi inshuti yanjye ngo ujye kureba ibintu by'abandi utangira unabivugeho, ntuzi niba yanabyishimiye ubwo buryo utangiye nyine bwo kubikoraho, none utangira kumubwira ibintu byanditsemo. Ntabwo ari byiza ko ushobora gusanga handitsemo n'ibintu biteye agahinda cyangwa ibindi bintu nyine atakeneye ko undi muntu yareba. Rero ushobora kwandika ibintu byawe uko wandika mu mutima wawe, ni kuri no kubisaba ku Mana ko yagushoboza bikajya. Buriya iyo usabye ikintu, iyo wifuje gukora ikintu ukanacyandika, nimba wagize imbaraga zo kucyandika, menya ko icyo kintu niyo cyatwara imyaka ingahe kizakunda. Icyo kintu uzakigeraho, icyo kintu kizabaho nta kabuza. Rero Mana yanjye, ntabwo ndi bubabwire ibintu byinshi, iki kiganiro ntabwo kiri bube kirekire. Ikintu nifuzaga kubabwira cyari icyo ngicyo. Ikindi kintu ntari bwibagirwe, umuntu nababwiye hashize igihe kirenga umwaka ngira ngo nimba ntibeshye, unyitirira ubaka amafaranga akababwira ngo ni management yanjye ngo ibiki n'ibiki. Njye nta management ngira, nta n'umuntu nsaba amafaranga kugira ngo akunde aze gukina muri filime. Ikindi, nimba bakuriye amafaranga nshuti yanjye kuri RIB ntuhazi, jya ugenda kuri RIB kwegereye ubashyire ibimenyetso by'ukuntu wishyuye ubabwire, ubundi bagufashe. Nibiba ngombwa ko ngewe nitaba nzitaba, ariko niba akamaro kukurya amafaranga yawe ngo uhindukire ngewe uze kunyandikira rimwe na rimwe wabuze n'ikinyabupfura. Buriya shaka kuvuga nabi, nta muntu utavuga nabi. Ntuzibeshye ngo wicare ngo ushyire akaguru ku kandi ngo wibwire ko ari wowe muntu uzi kuvuga nabi wa mbere, ngo wibwire ko ari wowe muntu uzi kuvugisha ukuri kurusha abandi. Reka buriya hari igihe umuntu akwihorera ko akaba abona ibyo urimo nta minsi bifite, nta n'amasaha bifite biri burangire. Uraza kunyandikira umbwira ibintu ngo bakuriye amafaranga, nta n'ikinyabupfura ushyizemo, uba uzi ko ngewe ndi bubikore hirya. Ikindi, abantu bariye amafaranga banyandikiye ngewe nabonye bagiye banyandikira kuri nimero yanjye ni benshi, sinabasubiza amafaranga ngo mbishobore. Ikindi, ntabwo amafaranga aba ari ngewe mwayahaye, nta na projet ya filime mfite, niba ihari muzayibona kandi ntabwo nyine ubwo bizaba ari uko. Rero umuntu ubarya amafaranga ntabwo ari ngewe, ni umutekamutwe, simuzi. Ayo mazina yirirwa babeshya ngo ni ibiki n'ibiki si ngewe. Niba uhuye n'iki kibazo cyangwa se niba umuntu akubwiye ngo uretse nanjye, kubera ko nigeze kubona hari n'abandi bantu benshi
b'abasitari birirwa babiyitirira bakabarira amafaranga. Niba umuntu akubwiye ngo ndi runaka ngohereza ngo ibiki, jya utekereza bihagije ufite ubundi uyu muntu ni gute muha amafaranga. Ese ubundi iyo mugiye gukina filime muba mushaka gutanga amafaranga cyangwa muba mugiye gukina filime kugira ngo namwe zizabahe amafaranga? Mujya gukina filime intego yanyu ari iyihe? Uragenda intego yawe niyo gutanga amafaranga? Ntabwo ari byo. Kandi ikindi mujye mushyiramo ubwenge buhagije. Umuntu unyiyitirira nta kindi kintu yakora uretse gukoresha videwo zanjye, aranankurikira njya mbibona bihagije, kuko nk'iki kiganiro uko biri kose arakireba kirangize, ashaka umutwe akata adupositinge kuri TikTok. Sinkoresha TikTok, abikoresha no kuri stati ziwe, n'amaprofile ashyiraho ntabwo ari amwe n'ayanjye. Ntabwo profile yanjye ari ziriya ifoto zanjye yirwa ahanikaho, ntayo afite kuko nta niyo yabona. Biriya rero mwirwa mubona muzajye mubyihorera. Nta mafaranga nshaka kugira ngo umuntu azanye niri, nta na filime mfite. Mwicare mubishyire mu mitwe yanyu. Rero nimba umuntu abariye amafaranga kandi abo bayariye mwihangane, ariko rero nimba bayakuriye wiza kunura umujinya kuko ngewe ntayo mba nakuriye. Narabivuze kwa Sabe, narabivuze mana we, sinzi n'ahandi hantu nagiye mu biganiro ndabivuga, ariko numva ari kwa Sabe no kuri channel yanjye. Naranabipostinze Instagram, nabishyize kuri YouTube. Mushaka mbakorera iki? Rero mujye mwihangana, ikindi mujye mugira amakenga. Ubundi muri aba bosi mwebwe nuko mba mbona mutanga amafaranga uko mwiboneye, muyabitse ntabwo mwazakora amafilime yanyu. Ntabwo rwose umuntu uzongera kunyandikira we yabuze ikinyabupfura, tubyumvikaneho. Hari umunsi uzahura nanjye nabyukiye ibumoso. Nditonda mu bintu niyiziho, nditonda, nirinda no guhubuka. Buriya ushobora kuza ukanyandikira ibintu byinshi unabizi neza ko ibyo bintu nabivuzeho ko atari ngewe, ariko kubera ukuntu wigize umushizi w'isoni ukaza ukanyandikira pe, ukamanuka ukangira gute ku bushake bwawe. Nakwihorera ukagira ngo nagutinya. Njye usibye Imana yonyine niyo ninya abantu nkabubaha. Hari umunsi rero uzaza ubwo ngubwo ntari mu minsi yo kubaha. Ndababeshya, ariko ni ukuri kw'Imana, reka mbabwize ukuri bitari blague. Niba bakuriye amafaranga ukabimenya, ukumva wenda ushaka nanjye kubimbwira, kubera ko hari igihe uba wibwira ko ntabizi, ujya ubimbwira neza washyizemo ikinyabupfura, sibyo? Njye ntukambure ikinyabupfura kuko ntabwo ari njyewe uyatwara. Ntabwo njyewe mama Triple rwose nkeneye amafaranga y'abantu kugira ngo nkunde mbakinishe filime. Wapi, ninyinisha filime nzababwira. Imana rero ibamere umugisha, ndabakunda cyane. Imana ihaze ibyifuzo byanyu. Umva, ndabifuriza ibyiza byose kuko ndabibona murankunda, mureba ibiganiro byanjye, abantu duhura mukambwira ko munkunda. Nyine hari urukundo umuntu akwereka ukarubona gutya mu maso, ukabibona ukavuga uti kabisa uyu muntu arankunda, ntabwo ari uburyarya, ntabwo ari ubujajwa. Imana rero namwe ijye baha abantu babakunda, babumva. Buriya kugira umuntu ukumva mu buzima biraryoha, biraryoha cyane. Ikindi ngaruke kuri Sunblock, hari bafite product igabanya mu nda gusa, bakagira n'indi igabanya umubiri wose. Noneho hari n'abantu bajya banyandikira bambaza ngo barakura hehe ngo cloves cyangwa se karafu. Ibyo byose barabigira, yaba turmeric, yaba cinnamon, zino z'ibiti apana y'ifu, n'ifu barayigira. Bagira ibintu byinshi cyane byiza kandi bishobora kugufasha. Rero kuva ku wa gatandatu bazaba bafite product nyinshi, hari na promotion. Abantu rero mushaka kugira ibintu mwigurira, kugira utuntu twinshi mwihereza, cyangwa se abantu mushaka gutanga amagifti ariko ntabwo mubizi ko nk'ubu ngubu ushobora kuba wagira kankopeze nk'abagabo cyangwa abadamu mushaka
kugira ukuntu nyine mutangamo gift ariko zijyanye wenda na regime umuntu wari gufata. Niba afata wenda nka product yo muri Sunroad, ushobora kugenda ukagura agakarito keza ugashyiramo product yabo yo kugabanya ibiro, ushobora kugenda ugashyiramo product yabo yongera akanyabugabo, ugenda ugushaka ni byinshi, ugashyira umuntu wawe akabona ako kantu akavuga ati sheri yabishyize ku mutima cyane, reka simubabaze nanjye mbifate. Simbigishije ubwenge, Imana ibamere umugisha. Rero ndabakunda cyane, mwakoze kunkurikira.